being a head teacher and being a teacher as well, I could see some of my students dropping out due to early marriage, early pregnancy. Women drop out of school because of those circumstances, and also this pushed me to always strive and make sure that a young woman gets her future, goes to school, which also inspired me to start this foundation of Kayo. So nuko rero twagize igitekerezo cyo gutangira Kairo, dutangira dufasha abakobwa makeya 30 mu gihe cya covid. Abana tuza kugira abenshi ntabwo bari muri abangaba babikoreye i Kigali, noneho tuza kubona umuntu waduhaye imashini who was working in UNICEF blessed us with sewing machines that we gave to those young women, and we saw their lives change by those machines themselves. So my wife asked me, how can we make even this bigger and even acquire more women and help them get a life-changing experience like the ones with those girls, which is why we even founded Kairo in the first place. Nyakubahwa Vice Mayor, urabizi yuko madame avuka mu karere ka Rwamagana, noneho nanjye nakoraga Kayonza, ndavuga rero kadusubira iwacu mu Burasirazuba ariho duhera. Nuko twatangiye n'abana 120. Icyo gihe dutangira mu murenge wa Rubona, ariko gitifu umurenge yatuga ati mfite n'abana b'abahungu nabo bameze nabi, mwabafasha nabo mukabashyiramo. Ariko intention yacu yo gufasha umwana w'umukobwa cyane. Noneho muri iyo kohoti ya mbere twatangiranye nayo y'abanje 20 harimo abahungu bakeya. Uraza kubona uyu munsi hano ndetse bari gutanga n'ubuhamya ukuntu ubuzima bwabo bumaze guhinduka kubera Kairo. Noneho rero tumaze gutangira hano, twatangiye abana tubarihira muki amafaranga yacu jewe na madame. Noneho tumaze kubona twiko tujya twaguka, twavuga rero ntago byakunda, dushake n'abafatanya ibikorwa hanze. Nuko rero tuza kugira ko nari nsanzwe ndi umuntu ugenda cyane, njya kubona nza gushaka abafatanya ibikorwa muri Amerika, ndetse mu kwa 10 aba board member bacu bavuye hano, ntago wari uhari, ariko ubutaha mbagaruka nzabakugezaho barebe. Ubwo twatangiye kubona abaterankunga, uyu munsi tumaze kugera ku bana 170. After getting the project bigger, we acquired 120 young women and men, because we also had some other men who were in need of support, but the main purpose was to support a young woman towards her dream. So at the time we were paying out of our pockets, me and my wife, and but I was someone who was always on the move, so I went to the US to try and see if we could get more sponsors to sponsor these children, and currently we have about 170 children altogether that we're currently supporting. Abana rero bari muri kategori ebyiri. Hari abandi barangije secondary senior 6 ubwo secondary, hari n'abandi bandi barangije primaire ya gatandatu cyangwa se senior 1 cyangwa senior 2 bakabyara bakavamo. Abo nabo turafite. Uyu munsi dufite abana muri IPRC, dufite abana i Huye, dufite abana hano muri Iraq yahangaha iwacu Rwamagana, dufite abana muri Tibet ya Rubona, ndetse nibo benshi cyane. Abona bose abangaba bose bafite abana benshi nabibona. Rero uyu munsi twaba dufite abakobwa babiri baje hano. Ellen she's from Atlanta, Georgia, and she's my good friend. So she has an organization, she has her own foundation. Last July, she invited me to come and speak to women and share about my foundation. And today she's here to learn about Kairo, so she can go back and spread the word and find more sponsors for Kairo. Hari kambike magamba makeya ku bana batabyumvise. Ndahari uriya mukobwa Ellen yarantumiye iwabo, nawe afite umushinga ufasha nabo badamu. Yarantumiye muri Atlanta, njyayo ndamusura ndetse ntanga ikiganiro.
maze gutanga ikiganiro nawe arambwira ati noneho ngire nte ndebe ibyo ukora nshobore kugira nte ushobora kugira ngo gusura iwacu ngushakire abandi bantu bashobora gufasha abandi bana b'abakobwa benshi. Uyu munsi rero turamubona hano yaje katumuha amashyi. Okay. Rero nyakubahwa visi meya nuko bimeze nuko biteye tugenda dushakira amaboko uyu musha bakwikorera kugira ngo biteze imbere nibyo turimo nibyo dukora kandi tukaba tugira ngo ndetse nk'abashoje bo ubu dufite undi muntu watwemereye imashini 120 noneho mu kwezi gutaha kwa mbere tugutumire tuzibahereza tubahereza n'ibikoresho babana b'abahungu bacu bashoje tugiye kubakorera resitora nabo tugiye kubakorera resitora bajyemo noneho ibe nka demonstration restaurant n'abandi bose babirebereho dutangira twatangira abana 120 ariko hashoje 70 ngo hari abandi bagira bavamo kubera kutamenya ariko uyu munsi giye kumva ubuhamya bw'abakeya bashoje naho amaze kugera. That we support. We have children who have graduated from their secondary school and they are across university. They are across Rwanda in universities, and we also have victims of early pregnancies that we're supporting with sewing machines. So as of now, we have someone gifting us 120 sewing machines as well that we're going to be giving them, and we are going to hear from people who benefited from them, get some testimonies from them as well, and we are very grateful. Yenda hari bakorera kuko abavandimwe bo cyo bashaka kugira ngo tubashyire muri cooperative bakorera ahantu hamwe ibyo bakoze noneho baba ngaba babishakira isoko babagurire ku giciro cyo hejuru kugira ngo nabo bagire bati bashobora kwiteza imbere. Niyo mpamvu uyu munsi baje hano no kugira ngo barebe rero tubonye ahantu bakorera badatatanye byadufasha kugira ngo bashobore kugira gute bashobore kugira gukorera hamwe kandi biteze imbere. So it is for that we are asking our Vice Mayor that she could provide us with somewhere that these girls could work together so that we could have like one purposely product. We can even showcase to all over the place, which is why we are asking the mayor, and she could see like the real testimonies, so why we need that. Yeah, so we are saying if the district can really give us a place where these young women can, be together, work together, and then produce their products, and then we will be able to market them and find market for those products, so they're able to. If, for example, if you guys are here, you can buy from them. You can really buy from them. So rero naho ngaho turi uyu munsi dufite abangaba dufite n'abandi bemeye kudutera inkunga. Umwaka utaha turafata abanje na 20 nanone muri kategori zitandukanye abara utishoboye. Hari ukuntu umuntu azakubwira ntabwo nishoboye ariko waje wabgasanga ndasa naho bishoboye yakubeshya, ariko hari abandi batishoboye. Uvuga ngo rero selection cyo kwikora cyane mu murenge wa Kigabiro tuzasaba yuko haba nk'umukuru w'urubyiruko mu karere na muduha akadufasha kugira ngo uko abaza abantu benshi kurusha twebwe. Ubwo rero aba babyeyi bagiye gusponsoringa abana 70 babandi muri hanga mutarabona ba sponsor mugire mwikubite mu gatuza abatara sponsored mwikubite mu gatuza 70 bagiye kugira ngo tubagiye kubona abaterahunga kuko niyo mpamvu baje kureba uko bimeze hano nabyo mbise. So rero we have 70 girls who are unsponsored right now, and we are most of them. You remember you asked me the question. Yeah, so we have
the category of college program that are not yet sponsored among these ones. Yeah, so rero naho tugeze mu by'ukuri turishimira abaterankunga bacu badufasha, turishimira ubufatanye bwiza dufite n'akarere ka Rwamagana ndetse n'amashuri atandukanye haba TVET schools, IPRC ndetse na za kaminuza zitandukanye. Dufitanye ubufatanye bwiza cyane kandi abana bacu abiga bariga neza n'abasoza rwose urabona yuko aho bagiye gushaka akazi ntago bakabura kuba bafite umwuga barawunogeje. Rero nkabangira ngo nsoreza aha ngaha ne gutinda, hanyuma turakiranyira ngo hari abana baduha ubuhamya gatoya mbere yuko duha ijambo kugira ngo atuganize. Babana bafite ubuhamya ngira ngo baza ni 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Bashije kubashimira nongera nshimira Imana yabashije kuba yatumye tugera aha ngaha yitwa Rwamagana. Aka kanya magaze ubu ngubu aha ngaha akagari ni akamabare. Yego, umuntu ugiye Mabare, umurenge wa Rubona, akarere ka Rwamagana. Aka kanya magaze aha ngaha ndi umwe mu basore Kayiro yabashije guhitamo nabasha kuba nakiga ibigendanye na culinary arts, nkaba ndi gukorera Kimironko, nkaba narabonye akazi muri restaurant. Ubu aka kanya nta kibazo mfite, mbasha kwitegera, nkabasha kuba nakora akazi, nkabasha kuba nagura buri kantu kose kankenera mu buzima bwanjye busanzwe. Murakoze. nkaba n'uruka murenge wa Rubona, akagari ni Kabatasi, umudugudu ni Kiboha. Nanjye ndi umwe mu bakobwa Kayiro yafashe, niga muri TVET Rubona ubudozi. Nanjye nkaba ndi umwe mu babonye akazi hano Rwamagana, akaba ariho nkorera umwuga wo kudoda. Ndashimira Kayiro cyane, yamfashije nkaba narateye imbere, nkaba hari urwego navuyeho nkagera ku rundi. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Niyobyose Ismael. Aba nanjye ndi mu bafashijwe n'uyu mushinga, ariko yewe ntago aka karere ka Rwamagana ariho mvukira. Nkaba mvukira mu karere ka Kayonza, ariko nkaba narafashwe muri aka karere ka Rwamagana bitewe n'uko hano niho narerewe. Mu by'ukuri ndabaje gushimira umuyobozi w'umushinga, yarakoze yibutse urubyiruko ko natwe dushoboye. Uragenda ukiga ibindi, ariko burya iyo wize ubumenyingiro nabwo burafasha. Narize niga culinary art, ubutetsi. Ubu ngubu njya mu biraka, barampamagara nkajya gukora mu makwe. Byose ndabikesha umushinga Kayiro. Imana ijye ibaha umugisha, kandi namwe nimucike intege. Hari abo twatangiranye ubu ngubu barahagaze, ariko nabo aho bari hose babaza amakuru yacu, tubabwira ko nta kibazo bagomba kuza. Namwe nimucike intege, ibyiza biri imbere. Murakoze. Zero Kevine, nuruka mu muryango w'abana 3, nkaba ndi imfura mu rugo. Inge mukobwa ni nanjye ubashije kugera kure, kuko njyewe ndi muri kaminuza. Segonderi narayize, njyewe nize nishyurirwa n'imbuto, nari umwe mu bakobwa bahiswemo kuko nari nabashije gutsinda neza. Nishyuriwe n'imbuto, gusa narangije segonderi ikibazo cy'ukuntu nziga kaminuza, kuko nta bushobozi nari mfite, gusa nari mfite mu mbero, ariko nazi uburyo nzayigeraho. Naje kumva inkuru ko mu murenge wacu haje umushinga Kayiro, nuko njyayo, numvaga nta mahirwe, gusa njyayo ndavuga ati kanjyeyo wabona ariyo mahirwe yanjye yo kugera ku nzozi zanjye. Nuko njyayo, ngezeyo naje kuba umwe mu bakobwa bafashwe. Nafashwe na Kayiro Foundation, ngira amahirwe, ubwo nari meze nk'ufunguriwe amarembo, kuko nahise ngera numva ko ngiye kugera kuri za nzozi zanjye nari mfite, ariko nazi uburyo nzazigeraho. Nahise njya kwiga, nangira kaminuza. Ubu ndi muri kaminuza, ni umwaka wa mbere,
niga muri IPRC Kicukiro. Natangiye kwiga barandihirira. Ubu niga muri IPRC Kicukiro, ndi umukobwa niga tekinike. Ndi umukobwa wiga tekinike, nkuko mubizi mu gihugu cyacu abakobwa biga imyuga kuri 50 ni gake cyane. Gusa njye niga imyuga, niga biomedical equipment technology. Nize biomedical kuko numvaga nshaka kugira icyo nanga mu buvuzi. Nkuko turimo turatera imbere, numvaga nafasha igihugu cyanjye mu kuba nafasha abarwayi barwara bagakenera kuba bakoresha ibyuma. Niga imyuga ubu ngubu, niga biomedical, ndetse ndabizi neza ko nzanayisoza ngafasha na bagenzi banjye baba bakeneye ubwo bufasha. Hano ko turano twese dukeneye kuba twakiga, ariko buriya muri biravuga ati buri wese asubirizwa igihe cye. Nkuko nasubijwe nawe uri hano ejo yaba wowe, buri wese ni igihe cye. Nkuko mubona turi benshi, turi abakobwa benshi kandi twese dukeneye ubufasha, dukeneye kuba twagera kure. Buri wese uri hano afite inzozi ashaka kugeraho, ariko Kairo Foundation yaje nk'igisubizo kidufasha kuba twagera ku nzozi zacu. Cyo nababwira, muhumure, tuzafashanya kandi tuzagerayo, dufashe na bagenzi bacu bakiri mu ngo, kuko hari benshi bari mu ngo bataramenya Kairo. Ni ugufashanya kugira ngo nabo tubabwire. Murakoze, Imana ibahe umugisha, komeze mwabuke. Arts, and they are currently chefs in restaurants. We also have a young lady, Karine, I think, who took sewing courses, and she has a job, like she's sewing professionally here in Ramagana. And we also learned about Kevin, who was primarily supported by the Imbuto Foundation, which is a very prominent foundation here in Rwanda, but she wasn't able to pursue her higher education due to financial constraints. But currently she has been adopted by Cairo Foundation and Medical Equipment Technology in IPRC Rwanda, which is very rare to see women in technology. And she's encouraging fellow women to also speak highly about Cairo and other young ladies who have, because she had a goal, and she knew what her goal was, and she just needed someone to push her there. And she's very thankful for Cairo for helping her with that. And she's hoping to make change in the medical industry in Rwanda, and she's very excited about her future. Barakoze, ndumva twabongera amashyi ku buhamya baduhaye. Barakoze cyane. Imidugudu batuyemo bayibabwiye, utugari n'imirenge, rwose murabona yuko Kairo hari icyo irimo kudufasha urubyiruko. Rero nkaba nakanguriraga runo rubyiruko rwacu, nimugira amahirwe yo kubona umuntu ubafasha, nimugacikiriza intumbero zanyu, kuko muba murimo musubira hasi. Ariko kugira ngo uve mu mwabyumvise ko batangiye ari benshi, bamwe bakagenda bavamo, noneho babonye n'ubufasha. Rubyiruko rwiza, nimwiteze imbere, mugire imibereho myiza, kugira ngo aho turi n'igihugu cyacu tuzagera aho tugomba kujya. Sibyo? Ndabashimiye ko muzabikora, mwe mutazavamo. She's encouraging other children as well to be as the dreamers that we just had. Like that young lady who was sewing, she just said that was the dress that she sewed for herself. So those gentlemen who are cooking from their lives, and Kevin as well is also a first-time generation, like in college at home. So she's inspiring all these young women and men around here to also dream higher, because they're always there to support them. And if you see the support, you need to aim higher than what you were aiming for. So she's encouraging them to do that. Murakoze cyane, tubashimire. Nyakubahwa Visi Meya, uyu mwanya n'uwawe, mwebwe mufite icyo mubwira urubyiruko. Murakoze. Muri zo yatura amaboko yanyu. Intore kanumve n'ijwi. Intore Intore ntiganya. Intore sinange binyobere. Aho
aho ko bikomeye aho murakoze cyane. Ndagira ngo mfate umwanya mutoya nshimire cyane ko ibyo numviye aha ngaha ubwa mbere mbyumvise, ariko ku banyarwanda ntabwo ari ibitangaza, ahubwo turashimira abantu babasha gutera ikirenge mu cy'umukuru w'igihugu cyacu. Murabizi ko mufite perezida ukunda urubyiruko cyane, murabizi iyo abafatanyabikorwa baje bagatera ikirenge mu cy'umukuru w'igihugu turabashimira cyane. Mumfashe dushimire Kairo, dushimire abafatanyabikorwa bavuye hanze, tubaha amashyi menshi menshi cyane. Murakoze. Ngeze hano rero nifuje kuhabana n'umuye Olivier Ngwino nawe nato babona nawe batakuzi. Uko dufite abanyamakuru benshi ariko mureke iby'urubyiruko rurimo gukorerwa, ni byiza yuko we abizi. Kumuha database muzafatanya. Nihuse rero ukabura amashereka kubera yuko wananiwe kugira gute, wananiwe no kuva mu rugo, wananiwe no kwikunda, wananiwe no gukaraba ngo uve mu rugo, ibintu nk'ibyo. Kuba rero uyu munsi mufite umufatanyabikorwa ubafasha ni ikintu gikomeye cyane. Intore ko murangaye, ubu abantu bose, urubyiruko ruri muri aka karere rufite abafatanyabikorwa, barabafite. Ayo mahirwe rero mukwiye kuyabyaza iki? Ubundi muri Bibiliya bajya bavuga ngo uteye intambwe imwe ngo Yesu ngo atere intambwe zingahe? Abaho nk'uko wabayeho. Aha, iyo utabyifuza buri wabaye umubyeyi mwiza. Nanjye uyu munsi ubahagaze imbere numva nifuza ko umwana nabyaye azabaho neza kuruta uko jyewe nabayeho. Nawe rero ukomeze ubyumve gutyo. Ibyo ni ibintu byo kwishimira. Ikindi ni ukureba ukuntu mwakorera hamwe. Hari ibintu umuyobozi wanyu yavuze byo kubashakira ahantu ho gukorera, rwose ibyo bintu akarere kabikora. Gashobora kutabona ahantu, akarere gashobora kutabona, ntirubona, gashobora kutabona inzu kakabona mu isoko, si irya leta. Gashobora kutabona mu isoko kakagusonera imisoro mu gihe kingana gutya kugira ngo ugire ute wihute. Gashobora akarere gukora ibintu byinshi, ariko mwishyize hamwe, ntabwo umuntu ku giti cye akarere kamufasha. Ubwo rero nimwiga mukishyira hamwe, mukabona ibikoresho batubwiraga, nimutwegera tuzabafasha mu buryo bubiri: kubona aho gukorera cyangwa se kuhabona mu isoko, cyangwa kuborohereza imisoro mu gihe gito. Ibyo ngibyo byose akarere gashobora kubikora mwishyize hamwe. Ikindi nashaka kuvuga rero ni ibijyanye no gufasha imiryango. Kairo nabashimiye cyane. Gusaba abana kugira ngo babashe kwihuta, hari ikintu gikwiye kuba balanced. Ushobora kwiga uturuka mu muryango ukennye ntiwige ngo urangize. Ushobora kubyara uturuka mu muryango ukennye bakongera bakagushuka. Ariko abana bose b'abakene batwita inda z'imburagihera. Ntabwo gutwita ari ubukene. Ibyo byo tubyibagirwa. Ni ukuvuga ngo tugize akantu gatoya dufasha umuryango, bishobora korohera cyane umwana kwihuta kwiteza imbere. Hari gahunda leta irimo yo kwikura mu bukene, ngira ngo murayizi aho muri Kairo. Nimba turi muri gahunda ya graduation cyangwa kwikura mu bukene, umuntu ashobora gufasha umwana, umuryango wose ukava mu bukene. Ushobora gufasha umwana kwiga, ugaha n'umuryango akantu gato, kuva mu bukene bikagira gute, bikihuta. Dutekereze, ariko wegereye bariya abantu ntabwo byaza no kukuvuna ukajya ubabwira ibyo mvuze. Ntuze yicara aho nicaye mubafashe. Ibyo bishobora gutuma ubwo nabo babyumve, kuko namwe murashaka abafatanyabikorwa, ariko mushobora kubashaka muri ubwo buryo bwombi. Ese ko tugiye gufasha umwana gusubira mu ishuri, wabyaye nyina araza kumusigaranira umwana nawe afite morale? Azayigira afite rya tungo rigufi ari busigarane? Azagira morale afite ya mbuto y'indobanure? Azagira morale wenda yabonye igishoro? Azagira morale wenda yabonye si ukumuha ifi, ahubwo ni ukumuha, kumwigisha, kumuha urushundura. N'uwo mwana
umwana wagiye kwiga akiga neza. Icya kabiri, wa mwana wabyaye ashobora no kutiga ataha icyo gihe mu gihe atarimo konsa umwana, akaba yagenda akaba ku ishuri akiga bikagenda neza. Ibyo nabyo abafatanyabikorwa banyu mu bibambwirire bashobora kubikora i Rwamagana tukabikitegereza. Hanyuma gukorana n'umurenge, aba bana batoranywa mwafatanyije n'ubuyobozi bw'iyo mirenge ibiri mukoreramo, ubuse ko batari hano. Abarimo iyo mubatumira buriya bari kuza, niyo byaba atari iwabo ni akazi bashobora kuza. Icyo mbivugira rero, gukora screening twifashishije ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bituma byibura no gukurikirana byoroha. Ibi nubwo mubikora mukabitangamo amafaranga, ariko umwana nakoze kwitanga, tubaha amashyi kabisa nk'umuryango. Batubwiye ko batangiye ari nk'umusha twebwe gukurikirana, ntibibi byanyu gusa ahubwo bikaba tujyanemo. Iyo ni intero y'inama. Icyo gihe rero mu gutoranya b'ubutaha tuzafatanya tujyanemo, dukurikirana aba bana bava aho bari. Ikindi nashakaga kubwira abana rero, buriya umwana wese ni umuntu utararenga imyaka 18, namwe kandi harimo abatayirenze, uretse ko no kugera kuri 21 umuntu aba ari umwana. Ntabwo dukwiye kubona umufatanyabikorwa ngo tugume mu ngeso iz'ibiyobyabwenge, iz'ubusambanyi, izo kwigomeka, izo kuba ibirara ntidufashe ababyeyi. Ahubwo dukwiye kugira umufatanyabikorwa natwe tugahindura imyifatire, tukabana neza n'ababyeyi, bityo nabyo ni kimwe mu ndangagaciro zishobora gutuma wihuta ukava aho uri. Umufatanyabikorwa azagufasha, ariko ntabwo ari we uzahindura disipurine yawe. Disipurine yawe ugomba kuyicunga. Nimba waragize ibyago byo kubyara ukabyara uwo, ukabanza ukagerageza kwikura mu bukene. Nimba utarabyara ukaba wafashijwe, banza uba umuntu mukuru ufite n'icyo wagezeho, ubone kujya muri gahunda zo kubyara no gushaka, ariko wirinde kugira ngo ubashe kurinda abawe, ariko ubashe no gukora ibyo umushinga waguteganyirije. Ikindi ni ukugerageza kwigira. Nimba wize abandi batarabonye uko biga, yaba umwuga yaba iki, ukwiye kuba inyangamugayo. Nimba wize ibyo guteka, aho wabonye akazi ko binyangamugayo, nibwo n'abandi bazagenda bagushaka kugeza igihe wikoreye. Niba ubaye nka Kevin ukajya muri kaminuza ukaba inyangamugayo, abantu bose bakajya bavuga ngo dukwiye kugira disipurine nk'iya Kevin. Nimba udoda ukaba inyangamugayo, kubahiriza amatariki wahaye abantu, ukabadodera neza ibyo bakubwiye, ukaba inyangamugayo mu murimo ukora. Nawe uri hano waba uri ku ishuri ukagira amanota, ukagira n'ay'imyitwarire. Waba uri mu rugo ukagira iyo myitwarire. Mu baturanyi ukagira iki? Iyo myitwarire. Ibyo ngibyo mubikoze mwaba mukoze neza. Ikindi, kunganira ababyeyi no kuganira nabo. Umuntu ashobora gufashwa na Kayiro kandi agahindura ababyeyi be, akaba ashobora kuganiriza ababyeyi, akabereka igikwiye, agatuma barera abatoya neza, cyangwa abandi bana bari mu rugo, bigatuma umuryango nyarwanda utekana. Murabyumva? Kandi binyuze kuri wowe. Ni ukuvuga ngo Kayiro mu kubaha sapoti y'amafaranga igishyiramo ibiganiro, mujya mushyiramo ibiganiro, abana muganire, ubibutse uko umwana yitwara mu rugo, uko agomba kubana n'ababyeyi, uko agomba kuba muri sosiyete. Ibyo byose bitume tugira umunyarwanda wize neza kandi ushoboye. Hanyuma muri aka karere rero gafite abana benshi babyara inda z'imburagihe. Kari mu turere twinshi dufite abo bana babyara inda z'imburagihe. Reka tube umusemburo wo kubirwanya. Mujya mwumva urunana? Intore? Hariyo umwana w'umukobwa wabyaye inda z'imburagihe. Witwa nde? Inde? Mutesi. Yabyaye imburagihe. Ubu ariga? Umwana yabyaye ariho? Si ibibazo? Umwana wabyaye inda y'imburagihe agenda agira ibibazo byaba ku buzima, mu myumvire no mu mikorere, bityo akaba ariyo mpamvu abantu bakwiye kubyirinda. Nimba
aka karere rero gafite umubare munini w'abana babyara imburagihe, aka karere nako gakwiye kubirwanya cyane kurusha abandi, bimereyeho nawe biguhereyeho. Intore amaboko myabone, intore ntiganya, ntabwo waganya ko wakennye, ahubwo ushaka ibisubizo biva mu bukene, bituma uva mu bukene kandi nta ngaruka mbi huye. Intore sinange binyobere, intore n'inkore neza bandebereho. Ukwiye kuba intangarugero aho uri, abantu bakajya bavuga bati ko umwana wo kwa runaka yahindutse nimba yarabyaye mumurebereho. Numva rero mu gusoza nashimira cyane Kairo, ndabashimira abashyitsi bavuye hanze, turabashimira. Thank you very much. Ubufatanye mushaka kugira ngo buroroshye, ariko ni ubufatanye bunini, kuko aba ni abaturage bacu. Iyo bavuye mu bukene twebwe tuba twungutse. Aba ni abaturage bacu, iyo bize akarere kabakungutse n'igihugu muri rusange. Mubishyiramo amafaranga menshi, ariko twebwe tubyungukira mu mutekano w'umuryango, ku mwana, kuri byose. Tukaba ariyo mpamvu twifuza kubabwira ko twebwe wo guha abana turukiti. Ubwo rero murumva yuko twebwe muri make turi abanyu, nta kibazo byaba biteye. Nagira ngo nsoreze hano, shimire Kairo n'abafatanyabikorwa cyane, shimira abana bitabiriye, ariko nzabashimira cyane ari uko mufite ubuhamya nk'ubw'abavuye hano, ari uko mugize imiryango myiza nk'iyo dukeneye, ari uko mubaye n'abayobozi beza aho mutuye, kuko muri mwebwe n'ubundi dukeneyemo n'abayobozi b'inzego z'ibanze, dukeneyemo ababyeyi beza bafite ingo nziza, dukeneyemo abanyarwamagana beza batuma Rwamagana itera imbere. Ndagira usoreze hano, mbashimire, mbifurize n'umunsi mukuru mwiza. Uyu munsi mwiza kuko wabaye mukuru kubera ko mwateranye, ariko mugire umunsi mwiza, muze kugerayo n'amahoro. Murakoze cyane. Visi Meya, nimubona Visi Meya yaje, mujye mubona ko na Meya ahari. Ubushize narabwiye ngo igihatse ubuzima bw'umuntu ni disipurine. Iyo udafite ikinyabupfura, ubuzima bwose burangirika. Duhawe impanuro, umuyobozi wa Kairo yavuze uko umushigiye watangiye uva mu rugo. Mumbabarire mwihangane, bigiye gusoza. Kairo itangira, yatangiriye mu rugo. Murimo murabyumva? Umuyobozi wa Kairo yababwiye yuko yajyaga ku ishuri, ababyeyi ba kera bari bazi yuko umuhungu ari ugomba kwiga, umukobwa ntiyige. Muranyumva? Ari uwo gushyingira, akubaka urugo rwe, bakamukwa inka zikaza mu rugo. Ababyeyi bakabona inka, ariko umwana akajya kuruhira mu wundi muryango. Gutangira gushaka ufite imyaka 15 rwose for bringing us here to meet all of our beautiful sisters. Arimo arashima Uncle namwe mwese, bishimiye kuba nyine muri make mwabaye abavandimwe, so no kubishimira Uncle John. Mentioned earlier, I am a sister, I am a daughter, like all of you. I'm an aunt. I'm not a mom yet, but hopefully one day. I'm an entrepreneur, I'm a missionary, and I'm a disciple of Jesus, which allows me to do mission work and be a servant. Okay, nitwa Ellen, ndi mushiki w'umuntu, ndi umwana w'umuntu, ndi agabutumwa, akunda Imana cyane, kandi uyu munsi nicyo agiye kutugezaho. Hello, so beautiful today. I just want to start by saying that everyone here is so beautiful. Your spirits are radiating. I feel it. As soon as I walk in this room, I felt the energy in this room. Yeah, Almaja babwiye ko muri beza cyane, yishimiye morale muba mufite, akinjira mu muryango yishimiye kubona ukuntu mwese muba mwitwaye. And like my sister Erin said, we are so honored and so humbled to be here today. We are coming from the United States. I currently live in New Jersey. Erin lives in Atlanta, Georgia. And my name is Ayana West. I am a teacher in New Jersey. I teach, I think it's primary school. I'm
It's 6th grade through 8th grade, and I wish that my students can meet you because all of you are doing phenomenal things, and you could teach my kids so much. Yitwa Ayana, aturutse New Jersey muri Amerika. Ni umwarimu aho akomoka. Yabishimiye cyane, yishimiye uburyo ki mwabakiriye we na Ellen, kandi yumvishe yifuje ko abanyeshuri biwe yigisha muri primaire, école primaire, yifuje ko abanyeshuri be bazahura namwe bitewe na morale mwe mufite n'ukuntu mwabakiriye neza. So, scripture to speak over you, to encourage you. And it's verse 12 through 15, and it says, "Who is this person who fears the Lord?" Ijambo uyu munsi nifuje kubasangiza riri muri Zaburi igice cya 25 umurongo wa 10. He will show him the way he should choose. He will live a good life, and his descendants will inherit the land. Azamwigisha inzira akwiriye guhitamo, umutima we uzaba mu mahoro, urubyaro rwe ruzaragwa isi. The secret counsel of the Lord is for those who fear him, and he reveals his covenant to them. Ibihishwe by'Uwiteka bihishuriwe abamwubaha, kuko azabereka isezerano ry'iwe. Always on the Lord, for he will pull my feet out of the net. Amaso yanjye ahora yerekeye ku Uwiteka, kuko azakura ibirenge byanjye mu kigoyi. And the reason I believe that God gave me this scripture for all of you is because it starts with a question. The very first question it asks is who? Who is this person that fears the Lord? And I think it challenges us to think about how we look at God. Impamvu numvishe nshaka kubasangiza rino jambo ni uko ritangizwa n'ikibazo kibaza ati ninde utinya Uwiteka, kuko bituma twitekerezaho tugatekereza uruhare dufitanye n'Imana. The next part of the scripture is that it comes with a promise about God, about who he is and what he will do for those who fear him. And not only that, what he will do for the next generation. Something that we must do. And what we must do is it says that we have to look to him. Ikindi idushishikariza n'icyo tugomba gukora, kandi icyo tugomba gukora no guhanga amaso yacu ku Uwiteka. And then my favorite part is that it ends with another promise. And it says that he will bring our feet out of the net, or it says that he will keep us from trouble when we look to him. Ikindi ndikundira cyane nuko harimo irindi sezerano ritubwira ko azadufata ibirenge byacu atuvane mu bishuko atugendane nawe. So uzaba hafi y'Imana nta kibazo azigera agira. So I just want to encourage all of you for his promises and to obey God so that you can live a good life and your children and your children's children can also live a good life. Arabashishikariza nk'abavandimwe biwe guhanga amaso yanyu ku Uwiteka, mugasenga, mukizera, kuko niwe wenyine uzabavana. Is a lot of people are telling you to aim higher, and yes, that is so true. And I also want to tell you to look higher, to look to the hills. The Bible says to where your help comes from. Iri bagiye badushishikariza kureba imbere, kureba ahazaza hacu. Ikintu yabongeraho nuko nawe ari kubashishikariza noneho kureba ku Mana, mukareba uko gutabaruka kose kuzaturuka. To get to know some of you. Mwakoze cyane, arabakunda cyane. I also want to add a few things just of doing. There is no limitations. The only limitation is in your mind. I'm so proud of everything I'm already seeing so far. I can see how many of you are doing great things and how you're going to aspire to be great. Don't let anybody stop you from the dreams and the desires that you have. I look forward to seeing you guys just continue to be amazing women and men
and we are here to learn from you. I don't want you to think that we're just here to watch. We're here to learn too. We are, like Aaron said, children of the Lord, and we want to understand how we can be better women and children of the Lord and disciples by learning from what you guys do as well. So we're so thankful, and we appreciate you for allowing us to be in your space, and we love you, and we have nothing but love to give to you today. Okay. Nawe icyo yabashishikariza mwagiye mwigishwa uko muzarangamira ibiri imbere cyane, ariko we icyo nashaka kubabwira nuko mukomeze mutumbere imbere mukurikira inzozi zanyu, ikizabahagarika ni mu mutwe. Arimo aravuga ko mu mutwe wanyu ushobora kudreaminga, ushobora kurota icyo ushaka kugeraho cyose kandi ukakigeraho. Ikibazo kiba wowe na limit ufite mu mutwe wawe. So arimo arabashishikariza gukomeza gutumbera imbere, kandi ntabwo bari hano kugira ngo babarebe gusa, nabo bari kubigiraho nk'abavandimwe, nabo bakagira icyo babigiraho, ariko mukomeze mukore neza bishimye cyane, mwabigishije cyane byabashimishije. And one last thing, before we leave, I want to learn some dance moves, so please teach me some dance moves. Ashaka umwigisha kubyina kwa kundi mwe muri kubigenza, so mbere yuko bagenda mugomba kumwigisha. Thank you. Mwakoze cyane.